Aje kandi ateye agahinda arimo aragenda agarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, mbega impanuka iteye ubwoba, mbega impanuka yashenguye imitima y'abagiye batandukanye. Ni impanuka rero ibereye hano mu karere ka Rwamagana, n'ukuri birababaje kandi biteye n'agahinda byinshi. Rero urimo uragenda wibaza byerekeranye n'iyi mpanuka, nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'iyi nkuru yacu ibabaje kandi iteye agahinda. Ni impanuka rero ibereye hariya mu karere ka Rwamagana, n'ukuri birababaje. Ni mu muhanda rero Rwamagana ujya Kigali, ubwo imodoka ya kwasiteri yari igeze hano mu murenge wa Gahengeri ahazwi nko ku Magi mu masaha ya saa 4 zo kuri iki cyumweru zishira saa 5, habereye impanuka ya kwasiteri yagonzwe na Scania yabuze feri. Umwe mu bagenzi wari umwarimu ahita ahasiga ubuzima, abandi 4 barakomereka bahita bajyanwa mu bitaro. Iyo bisi rero yo mu bwoko bwa kwasiteri yari itwaye abantu bari bagiye gushyingura umuntu wapfuye ejo nawe azize impanuka. N'ukuri birababaje, n'ukuri biteye agahinda n'umubabaro ibibereye hano mu karere ka Rwamagana ku muhanda uva Rwamagana ujya Kigali. N'ukuri ababonye iyi mpanuka bose barimo baragenda bayigarukaho, bayitangaho ibitekerezo byinshi kandi bigiye bitandukanye. Hari nk'uwagize ati n'ukuri njyewe iyi mpanuka nayiboneye amaso ku maso, yababaje abantu benshi kandi nanjye ndimo bababajwe n'iyi mpanuka. Rero kugeza ubwo twakuraga iyi nkuru, polisi y'u Rwanda nta kintu iratangaza byerekeranye n'iyi mpanuka. Nihagira ibyo tumenya byerekeranye n'iyi mpanuka turabigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Gusa si rimwe si kabiri polisi y'u Rwanda ihora igira inama abantu batwara ibinyabiziga kwigengesera mu gihe utwaye ikinyabiziga cyawe, ukabanza ukareba ko niba cyujuje ibisabwa mbere y'uko ukijyana mu muhanda, himba waragikoreye controle technique. Ikindi kandi ukirinda umuvuduko ukabije. Ibyo rero byose nibyo polisi y'u Rwanda igenda ikangurira bano bantu nyine batwara ibinyabiziga. Ikindi kandi bakirinda kugenda bacomoye radio mu modoka, nyine ubona nyine ko nyine ukirinda ibintu byose byakurangaza, kuko nyine uri mu muhanda urabizi ko umuhanda atari wowe wenyine urimo urawugendamo, abantu benshi cyane barimo bagenda muri uwo muhanda. Niyo mpamvu rero uba ugomba kwitwararika mu gihe utwaye ikinyabiziga cyawe. Reka rero natwe tugomeze twihanganishe uwo muntu waburiye ubuzima muri iyo mpanuka. Byinshi tuzagenda tumenya byerekeranye n'iyi nkuru tuzabigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe.